That's the structure. kandi kuvuga ubutumwa guhamya Yesu narababwiye ko ntawe bitareba mu bizera bose. Every believer. Nuko ujya umva abakizwa bose birirwa bavuga basenga babiririmba tuzajya mu ijuru kuruhuka Imana ituruhura imitwaro yose none nkibaza uwo muruho bafite n'uwuhe baruhijwe n'iki muraho ngo izabaruhura ko mwikoreye ibirayi byinshi ibaruhure ngo ubwo mworoye ibimasa n'ingurube Imana yiteguye kuruhura abantu bose bagiye mu murimo wayo bakabikora ijoro n'amanywa hanyuma uko Imana yaruhuye Yesu and as God uplifted Jesus, I have accomplished all you have for. The rest, give me back the glory. All who have left everything for Jesus, we will be rewarded 100 times. Okay. Munyemerere Imana tuyikomera amashi. Abaramya Imana ibahe umugisha abaririmbyi baza batwara abantu mu ijuru byoroshe. You lift us into the heaven. Kubera ko kuririmba no kuramya niyo bisi ni basi itwara abantu mu bwiza bw'Imana babagezayo bakayiparika abantu bose bagatega amatwi Imana nayo ikavuga turabyumva tuvuge haleluya mwakoze igisubizo n'abandi shekidi Imana ibahe umugisha ndashima pastor Audit twazanye afite ministeri ayoboye twanakoranye ivugabutumwa ryo hanze Gikondo ya kabiri itari Sodomo Sodomo yo twari twayibomoye tuyisuka muri ADPR agace kandi ka kabiri tugakoramo ikindi giterane ariyo wishakiye amafaranga n'inda bati gicaniro turaza gusa tuvuye muri byinshi byikorere kandi abazakizwa ube witeguye kubarera ti ministeri ndayifite n'ubundi sanzwe mfasha abantu aho hantu hafi yaho hari sale nini ahita arayifata arayishura ashyiramo ibintu byose ibyuma byiza n'ibiki ubu ni iteraniro rijya riterana ku cyumweru wa premidi ry'abantu abera benshi cyane murumva ko no muri mudasanzwe iki cyumweru muri mwe mukora arabyumva ku rwego rwo hejuru yashoyemo ibintu bye bishoboka abasinzi n'ibindi agakoresha amafaranga kandi we ngewe nza bahata ijambo ariko yazaga bahata ijambo yamara akanabahata ibiryo buri uko bateranya akabagaburira ingoko Mana ya umuntu yafite umutwaro ntacyo atakora rwose ntacyo atakora reka tumukomere amashi yarakoze n'ibyo akiri gukora uyu munsi tubana mu gicaniro cy'ububyutse cy'abashumba ni nawe ushinzwe iby'abashakanye amakupule uzareba wese cyano y'igicaniro cy'ububyutse bw'isi uzamusangaho buri wa gatanu mu nyigisho z'abashakanye Matayo 28 umurongo wa 19 Matthew 28 verse 19 haravuga ngo nuko reka mbere 18 nuko Yesu arabegera avugana nabo ati And Jesus came and spoke to them saying nahawe ubutware bwose All authority has given mwijuru no mwisi to me in heaven and on earth nuko mugende Go therefore muhindure abantu bo mu mahanga and make disciples of all nations yose abigishwa disciples of all the nations mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iryo mwana n'umwuka wera
baptizing them in the name of the Father and the Son. makumyabiri ati mubigishe kwitondera Teach them to observe ibyo nababwiye byose all things I have commanded you. kandi dore And lo, ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. I am with you always, even to the end of ntabwo the age. tuzagenda twenyine, We will not go alone. arahari muri twe kugeza ku mperuka He y'isi. is with us until the end. Imana ifashe mbyibuke nidusoza mu kanya gato sintinda. May God help us when we close. Abantu bafite umuhamagaro w'ivugabutumwa People who kubera have the ko ariyo calling. ndwara ngewe narwaye, People have the calling for evangelism. turabasengera kugira ngo ikiganza c'Uwiteka, We will pray for you so the hand of God be kugira upon ngo you. impano zo mu ijuru. So the gifts of the heavens. Reka mbabwire iby'Imana rero uko byubatse. Let me tell you the things about God. Abashumba bose muzi muri Kigali, abaposo n'ababisho baryamye bose, hagahaguruka abakobwa batatu bakajya ku murimo. Imana ifata impano zose ziba kuri barya ikaziha abagiye ku murimo, kuko si izabo, ni intirano zayo ibaha bageze kuri tere. God can transfer all the gifts of those who refuse to serve and pour them into those who allow Him to use them. Ubwo rero abazajya mu ivugabutumwa, So for those who are going to muzagende evangelize, mwuzuye umuriro n'ubwiza bw'Imana. go with fire, Ico reflecting the glory of turakibasengera. God. And we will pray for that. Narababwiye ngo Mana yanjye umfashe w'Amana, umfashe w'Amana, nzava ngaha hariho umubare w'abantu, itsinda ry'abantu 70 nk'abarya Yesu yatuma babiri babiri, biyemeza kuvuga ubutumwa atarejo gusa, ari itsinda rizahoraho kimisagara. I wish that at least 70 people go in couples to evangelize, not just for tomorrow, but nimushaka muzabite, ese muzabite gute? Special force. call them something like special force. Rwose aba itsinda ridasanzwe A special team rizanyeganyeza aka gace that will kose shake akarere this murimo. neighborhood, this region you're in. Ishimwe ry'Uwiteka rikaririmbirwa kimisagara muri uru So the rusengero. glory of God can be given to the Ibyo church here. birashoboka mu izina It is rya Yesu. possible. It is possible. Yaravuze ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mpera He y'isi. says, I'm with you always until the Barahirira end. Imana nkorera. Wajya gusura abarwayi mu bitaro, ishobora kuguherekeza ikohereza kuka kayo. Wajya kugaburira abakene no kubafasha, ikohereza kuka kayo ko kuguherekeza. Ariko iyo ugiye kubwira ubutumwa batizera, But you need to preach the gospel ari to the Imana unbelievers. irahaguruka, ari Yesu arahaguruka, n'Umwuka Wera murajyana. Jesus does, and Nta bumana busigara iyo hageze kubyara abana b'umwuka. there is no God, there's no part of God that stays Ariko indi behind. mirimo yose mukora yaboherereza kuka gake kabibafasha, kakarya Anything Yesu else can give yatonyangirije you a little bit. ku ntumwa ze bataruzuru, ngo reka mbe mbahaye gake, abahuha mu matwi. He can give you just a little bit, which was blown into the Barakiriranwa ears. buja kwira kabashiranye. Ababyemera nibavuge haleluya. So for those who believe, so say hallelujah. Pera ikiganza ukwegereye ngo ibyo birakureba, birakureba. High five your friend, your neighbor, and tell Hari them it abantu bajya concerns bavuga you. uko akamatangira kureba abandi. It concerns you. Birakureba. It concerns you. Yesu yaje mu isi yatumwe n'Imana kutuzanira agakiza. Jesus was sent by God to bring us salvation. Amaze kukageza ku isi, And after he brought the salvation, aravuga ngo agakiza nakabahaye, he said, I have given you salvation. ahasigaye abagahawe bose The rest of all of you namwe received it. nimutwara ubutumwa bwiza Take the good news natumwe kubazanira that I agakiza. was sent to bring to you. Nanjye mbatumye gutwara ubutumwa I bwiza sent ku you therefore batizera. to take the good news. Nuko byubatse. That's the structure. Kandi kuvuga ubutumwa, guhamya Yesu, narababwiye ko ntawe bitareba And it mu bizera concerns bose. every believer.
hari ikindi kintu njya numva nabakizwa aratunze ngenda nandika There's tujya things tuntangaza that I n'ibishaka write cyumweru when I hear about zabasomera believers. nk'ibintu birindwi bijya bintangaza mu bakizwa Something that is always surprising to hear from ariko kimwe Christians. kijya kintangaza And one of them is nuko ujya wumva abakizwa bose birirwa when you hear all bavuga believers basenga they babiririmba pray, they sing, ko bakumbuye kujya mu ijuru that they miss heaven. kandi ngo nitugere ngo tuzajya mu ijuru kuruhuka We will go to heaven ngo and Imana rest. ituruhure imitwaro yose And God will lift our burdens. noneho nkibaza So I uwo wonder, muruho bafite ni uwuhe what kind of burden are you carrying? baruhijwe n'iki What's giving you burden? ni ibiki bakoze mu buryo barushe What have you done bategereje ko Imana ija kubaruhura that you're waiting for God to uplift for you? muri aho ngo izabaruhura ko mwikoreye ibirayi byinshi He will take our burden as if you're carrying potatoes. ibaruhure ngo ubwo mworoye ibimasa n'ingurube Yet you ingurube mu cyongereza urazibuze pork, pigs. ngahe ndebere ibyo mwibaza bitandukanye n'ibyo Imana ivuga So the questions I have are different from what God Imana yiteguye kuruhura says. God is ready to uplift abantu bose everyone bagiye mu murimo wayo who went for his work bakabikora ijoro on the n'amanywa battlefield day and night. hanyuma uko Imana yaruhuye Yesu And as God ari uplifted uko Jesus, avuze ngo data as he said, ibyo wandumye Father, byose narabirangije I have accomplished all you ahasigaye sent me for. The rest, nsubiza cya cyubahiro na bwa bwiza give me nagiraga back the glory. Imana yabumusubije bwose And God returned to Jesus all the glory. hari akandi kantu abakizwa bajya bibeshaho nako And something else most Christians ukumva mistaken ngo ni ukuri for, ngo twe ngo abasize byose all who have left everything ngo ku bwa Yesu for Jesus, ngo tuzahabwa inshuro ijana we will be rewarded 100 times. witegereza uwabivuze ugasanga ntaranasiga habe n'ihene ntayo yasize noneho ukibaza So you wonder, kuki bakuramwo biyibagiza kakavuga ngo why do they leave this? abasize For those who left, mbere ni ugusiga first you have to leave, nyuma ugahembwa inshuro ijana hano ku and isi then you are rewarded 100 ariko benshi times bazi on ngo this world. abamukurikiye Yesu But often ngo they say those who oya No, nimba utarasize if inshuro you have ijana not ntizikureba left, there's no reward. ntabwo ari wanditse Bibiliya I didn't write the Bible. inshuro ijana ntizireba umuntu udafite ibyo yasize 100-fold does not concern Ku bwa those Yesu who have not Kristo. left for Jesus, for the sake umuntu of udafite Jesus. ibyo yatakaje If you did kubera not Yesu lose Kristo. anything for Jesus Christ, kubera iki tuvuga ubutumwa why do you preach the gospel? nuko twamenye amakuru yose yuzuye adahishe Because we have known it all, we have learned the good news. ko Imana yadukuye mu rupfu That what came out of death ikatwinjiza mu muco wayo gave urimo us the ubugingo gateway budashira to the light and eternal life. Pawulo arabivuga mu Efeso 2 Paul namwe says in yarabazuye Ephesians 2, he raised you abari as well barapfuye for those who were once muzize dead ibyaha n'ibicumuro byanyu as sinners. ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi But God who is for ariko Imana but kuko ari God who forgives umutunzi it w'imbabazi all yampinduranye muzima na Kristo has raised me with Jesus Christ. simbabesha ndi muzima navuye mu bapfuye I live, I have been raised from ndakomeye the mu dead. Mana I stand ndiho mu still in isi God. haba no mu ijuru mbayo baranzi Heaven and earth, they know me. rero umuntu wamenye icyo cyamukoreweho So once you have known this, biragoye ko yaceceka ngo arekereye abandi it is yasizeyo impossible not to speak about Jesus. biragoye rwose It is narababwiye ngo impossible. Filipo yabwiye Yesu ngo ntegereza mbanze njye Philip said, kubwira "Wait for me, abatipe b'abahungu that I go inshuti tell- zanjye abajama bose that I go tell my njye kubabwira ibimbayeho my buddies and tell them about what happened. nimuze murebe Come and see." baramukurikira They followed him. bahageze ati si uyu se And they say, "Isn't this the nabo one?" barumiwe baravuze ati uyu ni muntu ki umeze uku What kind of person is this? bamukurikiye batagaruka They followed one way. nico bidusa nimba wararokotse
So if you are saved, ukamenya ko Imana yagukuye mu bapfuye and know that ikagushira Jesus raised you mu ciciro c'abazima, from the dead to the living, dora kantera ubwoba see what worries me. Nitutanababwiriza Even though you do not natinye ko evangelize to them, byanditse ko tuzabibazwa ko tutababwiye. what worries me is that this will be asked of us. Nimburira umunyabyaha ko azapfa If I nawe want an ntumubwire, unbeliever and you don't, azikorera ibyaha wikorera amaraso. he will sin and his Mana blood will yanjye be undinda upon you. amaraso y'abantu, nta maraso nzikorera. For as for me, ahashoboka hose no one's blood will be ndavuga. asked, because I speak. Nibumva sawa nibatumva naravuze. If they choose good and well, but if they don't, it's not up Ariko to me. kwigana n'umuntu ubona ko afite ibyaha ukamara n'umwaka nawe utamubwiye Yesu, amara ugataha kandi wagera iwanyu ukaba ufite apeti ibisazi. Iyo apeti bivuye hehe? It is sad that you see someone with this belief. Urya ibiryo byuzuye isahani ukubitagure na morale yahe, And you move on as ufite if nothing esheki bothers iteye you. ubwoba. It is sad wi and Imana unfortunate yakwicaranye n'umupagani because God has kugira put next to the sinner urumuri rukurimo urudomeke nawe for the amurikirwe. light in you to enlighten the None next gusa person. uricaye uratashe tu, But you're comfortable, you go home. ibyo biragatsindwa mu izina rya Yesu. It's Abandi unfortunate. mwicarana mu kazi mugakorana umwaka Others are your colleagues at work. itatu, You work 1 year, 3 turamubwira years. amakuru ya Yesu. You have not shared news about Oya, Jesus. ngo nojya kwiteranya witeranya iki? You know it can be Abo very Yesu misleading. yabwirije se bari babikeneye ko ababwiriza? Do you think the people Jesus Intumwa spoke se to needed it? zabwirije abashaka ko Do you bazibwiriza? think that these disciples spoke to those who wanted? Icyambere tubikorera kwikiza urubanza. First, we say this to Icya escape the judgment. kabiri tubikorera kwirongera amakamba. The second is for us to win the crown. Ninde ubyizeye akomera Imana amashyi, If you believe so, put izaguha your hands amakamba together. yabo wabwirije. That he will give you the crowns for those you have preached to. Nitutababwira And if we don't tell them, amaraso yabo tuzayabazwa. our blood will be on our hands. Niyo ntindanye n'umuntu uzanibaza Mana, kubera iki ntindanye n'uyu muntu? Kubera iki twahuye? Kubera iki kandi adakijijwe? Kubera iki uyu mwanya? Kubera iki duhurira nawe muri ibi bintu? Why do we Bitavuga meet ati, uyu ni unbelievers? umutego natezwe. You think it's just something, a setup. Umunsi umwe numvise mbabaye, One day I was saddened mfite agahinda mu mutima, ariko byatewe n'inzozi nari nagize. because of a dream I had. 2015 2015. mubo nicyo gituma ngiye nkunda rivuga butumwa ngasiga urusengero nkagenda mu misozi That is nkagenda why I leave ahantu the hose church. mbonye agasenta I go in the ngakubita mu ibyuma mountains and nkabwiriza. I share the good news. Ni inzozi ndagize. It's a dream I had. 2015 nararose, 2015 I had a dream. mbona ko umuntu afata ukuboko arambwira ngo tuzamukane nkwereke, tuzamuka igisozi kinini, umusozi wundi ubona ugera mu bicu ariko ufite ibihanda by'ibiyotorute ntarigera mbona. Someone pulled my hand and asked me to go up the mountains that were close to the amazaranzamura heavens. turazamuka nawe dushoreranye, He lifted me, I followed him, ariko akanyihisha mu maso but he hid ngo his turenge. face. Ya mihanda ikaba yuzuye abantu bameze nk'intozi, And they were- barakanda There ahantu were hose roads, hose. it looked like small ants. Nabonaga ari nk'amamiliyoni y'abantu there were like millions of people bazamuka wa musozi, also going up the mountain. ibihanda byiza Beautiful ways, beautiful ngo roads. bagere muri topu hejuru y'umusozi. And when they got to the top of the Wa mountain, muntu ahangejeje when that arambwira ngo we person nkurikira tunyure ku ruhande nkwereke said, ibyaha. follow me so I can show you the scenes behind the Mpagarara mountain. hakurya nawe And I went across with anyereka him. abantu bose baza barenga wa musozi. He showed the people Aho going up barenga the hill. nta n'umwe uhareba habe n'umwe. Aha muri top nta And babona nobody gusa could see bazamuka, the top. ariko kurenga nuko hameze. Urenza aha nta handi abona, nta handi They abona. don't see beyond the top. Arambwira ngo itegereze, And he said, watch. anyereka urwobo He showed me a rurimo whole umwijima, pitch full of darkness, rurimo a umwotsi, ditch full of darkness rurimo amajwi y'induru n'imiborogo. with lots of cries. Igitangaza, And aba bose bazamuka ntibazi iyo bagiye, ntibazi all those who ibihari. are going up the hill don't know what they're going. Nabonaga nk'iminyenga we amacupa bafashe bagenda, I saw those abandi with bottles, babyina mizika, abandi bagira Others gute, dancing. ariko barenga aha
But when they get to the top, nimba ari igicu c'abantu igihumbi kigahita cyose it was a kireguka cloud of thousand muri rwa people rwobo muri wa mwijima that they will fall into the wumva ditch induru in the imiborogo darkness, and you can iratangiye hear shouts of arambwira cries ngo urabibonye and darkness and murmur. ndavuga You ati see? nabibonye And I said, I see. icyo gihe ngewe nari nashatse kureka kudajya mu bintu gusubira gutangiza itorero numvaga nabyirekera undi agakora ivugabutumwa gusa hanyuma arambwira ngo wabonye ko nta muntu uri hariya ku ruhande rw'urwobo ufite amakuru y'ibiri ko haba ngo abwire bariya bantu bigiye kubabaho. There's no one next to the ditch to tell them what's going on in there. Ngarangiza arambwira ati se uremera kuba mu itsinda ry'abantu bake Do you allow to be among the bagiye kubwira abantu amakuru y'ibyo ubonye? going to tell the people what you just saw? Ikindi uzemera guhagarara kuri uru rwobo ngo ugarure aba bantu bose kubona ari bene wanyu b'Abanyafurika n'abatuye isi? For people where you come from, Africans. N'uwo munsi nahise mvuga ati nabyukanye ubwoba n'agahinda n'amarira ntazi iyo bivuye. With fear and ngo nange tears and ndapfukama ndasenga sorrow. ndabati Imana guhera uyu munsi And I say from today onwards, ngiye kuvuga ubutumwa I am going nk'utarabuvuze, to preach the news as never ngiye before. kubwiriza abantu I'm going to nk'utarabwirije, preach as never before. aho ariho hose sinzatora ngo ndajya he, Anywhere I will not be selective. ariko ndebe ko harabona garura we With a hope to bataguye rescue muri some, uru rwobo. for them not to fall into Ndashima the ditch. Imana y'imyaka iri 8. So I thank God for the past 8 years. Ai Mana yanjye ibihumbi bimaze kugaruka, Thousands have come back to bigaruka Christ. bitaguye mu rwobo. Thousands have come back without falling into the ditch. Hari igihe mbwira abo dukorana ati Sometimes I uyu tell those mwaka we work ibihumbi together. 2 byakire Yesu, And I say 2,000 must receive bwaca Christ ati this year. bitatu. Of Uyu 3,000. ushize twari twapanze ibihumbi 4, hakijijwe past 4,200. We hope for 4,000. Uyu mwaka This dupanga ibihumbi 7. We plan Uyu for 7,000 this year. bigomba kwakira Yesu. We must receive Christ. Tugenda tuzamuka gusa And we keep increasing the turebe number ko hari abo twagarura. to see if there's some who can Nimumfashe rescue. dukomere Imana amashyi kubakijijwe. Iyo nge numvise ngo hariya hari agasenta kananiranye, So when I iyo hear nagiye there's mu a nama certain nkabyumva neighborhood ku that karere has been nkumva difficult to barabivuze, preach to, aho hantu mpita mpandika nkavuga so ati I aho write ha and I say that place. ubuyobozi ntako. Gitifu wa Gikondo umunsi umwe yarambwiye ati There's a leader of a certain neighborhood who indaya said, za Gikondo nazikoreye amakoperative I have put together all the prostitutes in the zisukamo neighborhood zose and enroll them into ariko cooperatives. zikazana n'abakobwa babo. But then they bring their own daughters. No yabona ko harimo agashinga karimo n'ibiki akahita azana n'umukobwa we w'indayi. And they bring their daughters Agambye ati hari also bamwe prostitutes for aza projects. ugasanga afite abakobwa 2 nawe wa gatatu bose ni indaya And you find that ziri their aho ngaho. mothers and daughters were all prostitutes. Arambwira ati nakoze ibishoboka ngo ndebe ko bavayo, And the leader of that neighborhood told me, I've done it all. ariko nsanga umutima w'umuntu But I found that the heart of uragoye, man ukeneye izindi mbaraga is so zirenze complex. imbaraga nge mbona twakoresheje. The heart of man is so complex, Kuko and I need some baratunyerera another type. baratunanira. They are difficult. None ndagusabye ngwino mwashyira igiterane turebe And he asked ako me to come. gasenta ndabibafashamo, ariko And I izi helped. ndaya n'abanywarumogi bangeza ahantu. And he said, all these prostitutes and these drug Ndavuga addicts are enough. naramubwiye ngo ubaye gitifu wa mbere unejeje umutima And wanjye. that really brought joy to my heart. Nti rwose n'abandi aho natuye hose ni beza bakora byiza, Of all ariko places ndabati I've woweho heard. unkozeho. You really touched my heart. None urumva ko igikenewe ari ukubabwiriza ubutu. Aravuga ati Because you nicyo have mbona gisigaye. found what's necessary is to preach them the good news. Twarabikoranye nawe And we work together. kugeza ubwo aho yatoke budget y'ibisabwa igicaniro muratanga bimwe nanjye ndatanga ibindi. Twagiye kurangiza And ahubwo we split sanga the yatanze budget. menshi kurusha yacu. And we found that he even gave more than us. Za ndaya z'isodomo All the zihita prostitutes, umugoroba 2 gusa
within 2 wari nights. umwe uwa mbere mbona The first night, ntiziri kwaki ziri kuza they were not really zigashwana receptive. zigasubirayo They would come and go. n'ejo nzagaruka And I said to twongera myself, I'll amafaranga be back y'ibikoresho byose tomorrow. tugarutse umunsi wa kabiri The second night, narabwirije I preached, ziraruha ziramanuka ziraza and they all came, zihagarara mu kibuga izindi zigahagarara hejuru y'imihanda ku mukingo stood next. hanyuma ngo ndebe zimaze kuba nyinshi They were ndakomeza in the field ndabwiriza and close to ngo the roads. zegere podiyumu noneho mbona zinambaye ubusa And when kuntu zari zambaye they n'ibintu were kept bidashoboka close, they were almost naked. niho hantu nabwirije ndeba mu ijuru ndaruha ndasoza It is that place where I had to lift my ntaho eyes into kureba the hari heaven, hahari because there's no way I could have focused. neza ngo mpamagare kwihana ati rwose mbona baraje we When I called umwe for yajarira salvation, one of them came crying, ahita asiga abandi hasi yurira nsanga hejuru but she came to the podium all the way. arambwira ngo hari icyo nshaka kuvuga And she said, there's something I need ngo to say. mbindukire mbona we ameze nabi kurusha abandi bose bari aho mbona we And she really looked iwe yibagiwe ko bazabambara n'imyenda yari even yibagiwe, worse. I yari think she forgot how to dress. ndayimuha nagiraga nti And I ndayimuha gave her the microphone. arambwira ngo ndatangaye n'imbaraga z'Imana And I say, I'm amazed by the power of God. ati mfite icuma ngewe ndagifite nari nagambiriye hari umuntu yari navuze ko ndi bwice nijoro I have a knife and I had planned to kill someone tonight. kuvugana twavuganye naho duhurira yabyemeye ntazi impamvu ariko na desize ko ngomba kumwisha We made an appointment. He doesn't know I'm going to icuma kill him. ndagifite I have a knife. ngarangira ati none uwo Yesu muvuze And she said, that Jesus ambabarira icyo cyaha n'ubindi may nakoze forgive me and all guhera uyu these munsi sins. mbaye umwana w'Imana For today I'm a child of God. arapfukama ndamati hagarara hariya He mu knelt bandi down with others. turabasengera We prayed for them. koko njya gusanga icuma nyine yari agifite Truly she had a knife. kandi iyo minsi nabwirije inyuma ya podium mu muhanda hari imodoka ya Paris nsaba gitifu kwiriya modoka itavaho ngo abantu babone uko bisanzura And I asked because there was a patrol car arambwira ngo iyo there. modoka niyo umugabo inda yaziciye mu turoji twa hano iri muri ankete ntishobora kuvaho There was a car that had stopped for a No, while no. and I asked what had happened. no and no they- numva no kwica The prostitute had biraboroheye killed him. n'ibyabo So it was within the uwo red zone. yavuze ko yica uko ngo ni umugabo bapfuye none The prostitute yavuze had ko killed him. ategerezwa kurara mwisha Because they had fought over him. unyumvire uwo Imagine. mugoroba Imana ibikishije ubugingo bw'iyi ndaya The nights, Imana the night, ibikishije ubugingo bw'uriya wari God ugiye saved the gupfa life of the kwicwa prostitute and the man who was about to be killed that night. nimuhaguruke muvuge ubutumwa Please go and Mubwire preach abantu the good ubutumwa news. bwiza. Tell the good news to the people. murebe ko mwabagarura batarimbuka See if you can rescue them so they are not perish. aka kabiri nge kantera kuvuga ubutumwa The second thing that propels me to preach the gospel nuko nakurikiye amateka ya Bibiliya uko is yubatse because I follow the story of the Bible. sinayajyamo yose ariko Bibiliya kugeza ubwo I didn't go nasanze into Bibiliya yose details. ari igitabo kimwe gusa kiri mu bitabo 66 It's one book that is among the 66. hanyuma nshakisha kureba umugambi w'Imana muri Bibiliya And I examine the plan of God in the Bible. ndeba kugwa k'umuntu n'ibyakurikiye The fall of man and what followed. sanga hari ikintu abakizwa And there's bataratekerezaho one thing Christians don't understand. itangirira igice cya mbere kugeza kuri kabiri In the book of Genesis 1 and 2, ubwiza bw'Imana buri mu isi the glory of God fills the earth. ikiremwa muntu kiri mu isi ariko gituye hameze ko mu ijuru And the human being lives in the heavens. itangirira igice cya gatatu In Genesis chapter 3, isi yinjiye mu kaga gakomeye the world falls into umwijima great hell w'icuraburindi uratangiye and darkness comes. buriya igice cya gatatu kugera mu byahishuwe And Genesis sisiteme 12 ebyiri Revelation, ziravutse two systems are born. hari hasanzwe iy'umwuka There was a spirit world none hinjiye n'iy'ubusatani and that of the devil. bombi batangira rero guhanyanyaza bareba n'induganya n'indugarura n'indubifatira They start to ibintu fight bibaye ibindi against each other and things fall apart. Imana no ikagera igihe isanga igiye
kubura n'umwe wayizera ngo ayiramye umwe gutya kabura there's no one ready to believe and ariko go. ndashimira Imana data But I thank our Heavenly hari Father, Imana itagipfakara we for there is a God who never lacks. ngo yiburire ibura abantu bayisigarana He ntibibaho never lacks his people. haba n'ubwo isi ceceka Imana ifite abo yisigarije Even though the world can keep quiet, He has nimutanavuga a ubutumwa few. hari abo Imana iri gutegura If you bazabuvuga don't, there are people He's preparing to raise. ndebera kugera ubwo Imana yishuza ko yaremye abantu kubera yabuze Imagine abayiramye kera God bagiye wondering why He created man. kugeza ubwo isanga isigaranye umuntu umwe mu isi famiye imwe gusa To only famiye ya Nowa gusa one family. ariko Mana reka nsenga Imana ndasenze ngo I pray Imana ihagurutse famiye yawe nkuko yahagurukije famiye ya Nowa family as He raised the family of nimba Noah. waje hano If you are here, Imana iterure famiye yawe may God lift your itereke family mu nguge nk'iya Nowa and put him in the ark like Noah. amara imyaka ngo irenga 100 Nowa Imana yamubwiye More than ngo 100 isi years ndayirimbura say that I'm going Ariko, to destroy the earth. genda ubambwirire kandi ubabwire uri Go tell them kubazana inkuge as you build the ark. Nowa yabwirije abaremwe And Noah spoke ababwira mu gatondo in the ababwira morning, nimugoroba in the evening. umwuzure uzatera The flood is coming, abari mu isi bazarimbuka and all the inhabitants will perish. umuririmbyi yaravuze ngo uko bamurebaga niko bamusekaga As they saw bati him, they noneho laughed Nowa at him, yasaze and they say he has lost it. igitangaza bakamuseka ariko laughed at bakamukosora ahari amakosa And they actually gave him correction as he built the ark. Nowa aha wibeshe No, amazi this is nazamuka azinjiramo Knowing that when the water will come in, it will bakamufasha penetrate, kuhatunganya and they will help me correct the structure. barangiza bakigendera aho And they kwinjirayo will go instead of coming into the ark. ikintangaza ni iki So what's surprising? Nowa arabwiriza baramunanira baramuseka spoke baramutuka to them. bagira gute And they laughed at him. ariko ikintu cyantangaje They ni mocked him. imbaraga z'Imana ahantu nazitangariye But I was surprised at the power abantu of God. bose bananiranye When everyone didn't ijwi believe, rya Nowa the riragenda voice of Noah rigera mu nyamaswa reached the animals, rigera mu nyoni reached the birds, Nowa yicaye acinjira mu nguga abona inzovu n'umugore and Noah wayo baraje saw the hippos walk in. inzovu n'ikigore cyayo biraje The elephants, byumva impamagazi y'ijwi rya Nowa intare n'umugore wayo Nowa abona iraje the lions came in couples. ingurube izi muza mubona The basigaye pigs that you see. banazirya cyane ngo zigezweho izi mureba The ni pigs. izari mu nguge They were hamwe na also in the Nowa ark with Noah. inka The ninya inka ni imfizi ni yayo abona biraje They came in pairs. impamvu yabyo ni iki Do you know why? tugeze mu gihe We are in the umwuka time w'iteka ugiye kuzumvisha abantu iby'agakiza bagereranywa n'imbogo bagereranywa n'inzovu abantu isi itemeraga ko bari kumva ubutumwa bazabwumva igitangaza ahubwo bari basa the times of n'ababufite Noah will banabutakaze repeat, because they had the capacity to preach the gospel and they did not. mbwirira ukwegereye inyamaswa zarumvisha ubutumwa So bwiza tell your neighbor, zirinjira the abantu animals barasigara heard the news and they entered the urabona ark and inguge the yuzuye men stayed inyamaswa behind. abantu bose basigaye hanze The inhabitants of the world refused to hear good news, but animals did. ariko Imana ishimwe we Glory be to God. irangije irakinga And amaze he closed the Nowa ark and n'umuryango Noah, we his family. bibera mu munyenga we Lived in the ariko ark. baza kubabazwa no kubona And they were saddened bakabona nyirasenga arahushutse amazi how aramutwaye their aragiye aunts, their family bakabona members, umuturanyi aratambutse neighbors aragiye amazi yabatwaye were amazi overflooded yarazamutse by water.
arenga hejuru the y'amazu water flooded the houses. bararengerwa intumbi z'abantu zikaza zinyura And you hejuru see the azireba corpse of men akavuga ati above the dore water. baranze And none you dore say they have baragiye refused and there they're perishing. murashaka gusa ngo tuzicuze ko barimbutse Do kandi you want us to twarahabaye regret they perished without telling them the good news? icyanyuma The ngiye last kuvuga ni thing I'm going to share. nyuma ya Nowa Imana irasubira ibura umuntu After Noah, God did not find a man. puissance satanique zitwara ikiremwa muntu Imana isigara ityo The satanic power took over and God was left alone kugeza ubwo until Imana irareba noneho ngo bagere itangiriro bageze 11 when you go into the book of Genesis bahita 11, bakora ibiremwa muntu bakora umunara w'Ibabeli they ngo built tuzamukeho ngo the Bible twironkere Tower. izina So they got together to tumenyekane build a name. dukomere ariko we are important. bazamukana umwuka mubi w'ibigirwamana So they did that with the spirit of Imana ati idols. murajya hemwe And God said, where are you going? mwananiwe kunyizerera mu isi murazamuka You mujya he failed to believe, irawusenyagura and he destroyed the uko tower. wasenyutse ni nako n'indimi zasenyutse And as he destroyed the tower, many abashinwa baba languages were baravutse spoken. abarabu baravuga Chinese, Arabs iringara riba was riravuzwe ngaha ikigande was kiravuze heard. ngaha ikinyarwanda Luganda was kiravuzwe heard. Kinyarwanda buri was wese heard. yaratembaga akabyuka n'urwo rurimi Everybody who failed woke up with another language. iravuga murashaka kuzamuka ngo mujye he mutanubaha Imana Why are you building this tower yet you do not honor God? impamvu Imana yabasenye Do you know why God nuko destroyed Imana it? igifuhira Because icubahiro God is cyayo jealous of his honor. yaravuze ngo nzabaha ibindi ariko He said, icubahiro I will cyanjye give you everything, but my sinzagiha honor undi I will never share with any man. nzakigumana It will be mine. Imana igifuhira ibintu bitatu gusa mu God is isi jealous of three things. igifuhira icubahiro cyayo His honor, nicyo cyatumye isenya umunara w'Ibabeli and that's why he destroyed the tower of Imana Babel. igifuhira ibikoresho byayo He's jealous of nicyo his cyatumye tools. ikubita pararize umwami wa Babiloni ariwe That's why Berushaza he called paralyzed the king utoye of Babylon. ibikombe byo mu rusengero You take it ngo to the mubinywereho utensils n'ishoreke n'indaya of the high, ibikombe byanywesheje abakiranutsi the cups that were used by the bagasangiriraho high priest igaburo on the table, Imana ati reka nkwereke and sha God said, ihita icomora agakonjo kayo k'intoke eshanu he pulled the fire irakohereza and sent it. kinjira mu cyumba barimo It walked into kajya the room kwandika hariya ku rusika and wrote on the wall kugira ngo Berushaza birebe neza for Belshazzar to see it. Imana isenya Egiputa yakoresheje When God urutoki destroyed siko Egypt, Bibiri he used ivuga the hand. ngo uru ni urutoki rw'Uwiteka noneho He used the ntitukibishoboye finger. ariko igeze Babiloni noneho But when ikoresheje in Babylon, agakonjo kose he just used the palm of ariko the hand. ngije kuzura Yesu no kuduha agakiza And when he went to raise Jesus, ikoresha to give us ukuboko salvation, kwayo kw'iburyo he used kose his right hand. ninde ubyumva komera iyo Mana amashi Put your hands together if you understand this. ukuboko kwayo kose His whole hand kwakoresheje mu was used izuka rya Yesu for the no gutanga resurrection of agakiza Jesus ku bari mu Christ and isi give salvation for the niyo mpamvu world. wicaye aha That is why you are sitting here. Itangiriro 12 Genesis 12. urumva 11 So satani 11, noneho yubatse muvema ikomeye The enemy had built a strong ifite movement n'umwami uyiyoboye umutware wayo under a kingdom. umugabo bita Nimurodi niwe wabaye A king chef called Nimrod was the head wabaguye n'abayoboye those who systeme fell yiswe Babiloni and built the Babylonian system. Babiloni biratangiye niho And the n'izina Babylonian ryabonetse system started, was created. kugeza isampagaza Until today, abatuye muri Afurika bose all n'abari those Amerika bose who inhabit Africa and US abatari and America, abatari muri Babiloni those who are not in the Babylonian system, bose Imana yarabimuye All of them. ibatekera muri Jerusalemu God has moved them into Jerusalem. ni ibintu bibiri bikorera muri isi bimaze imyaka bihanganye Two systems are ubu functioning in this tugenda world. hahanganye Yerusalemu na Where we Babiloni have zirahanganye Jerusalem and kuva ku Babylonian 11 From Genesis 11, 12 Genesis 12, Imana nayo ironka umuntu umwe God found one man. Satani yahagurukije Nimurodi
that the enemy had raised Nimrod, Imana 12 nayo ihagurukije Aburahamu. and God raised Abraham. Buriya sekuruza w'abagome bose n'abaguye ni Nimrod. You know the great-grandfather of all evil. Sekuruza w'abizera bose. Grandfather of all believers Ni Aburahamu. is Abraham, Umugabo wizeye wenyine mu isi. the only man who believed, Agasohoka muri Uriya bakarudayo who wenyine. left alone, Agakurikira itabonwa. followed, Akagenda nk'uyireba. walked as if he knew, Akayubaha muri byose. and believed and Imana iravuga submitted ngo to all. mbonye afandi And he said, I see a w'itsinda great rigiye man kuyobora Yerusalemu who y'umwuka. is going to lead a spiritual Nicyo team into gituma twese Jerusalem. abicaye aha That is why we're mu sitting mwuka here. turabuzukuru bande Yes, in the spirit, ba Aburahamu. grandchildren of Abraham. Ikipe ebyiri ziravutse. So two teams were N'uyu created. munsi ziri mu kibuga ko zirakina. And today they're still fighting on Babiloni the field. kirakina, Yerusalemu kirakina. Babylon is fighting Jerusalem. Buri munsi babara abinjiye. Every time they count who goes in, Babiloni irabara na Yerusalemu irabara. Babylon counts and Jerusalem counts. Dore ikibabaje rero. See what's sad. Ni gute twicara ngo duceceke? How do we sit and keep quiet Kugeza ubwo Babiloni dusanga mu nsengero ikazisohoramo bamwe ikabatwara. until Babylon comes into the church and steals Byagenze from the gute church? What has ngo happened? turangare For us to be kugeza ubwo distracted. Babiloni itwinjirana mu nsengero Until Babylon comes into the ikadutwara abahungu church, n'abakobwa and bakagenda steals tureba. girls and boys in Kandi our eyes. iyo batwawe, iyo bagiye bakagwa, And when they go, abasigaye bose everybody who musigara stays museka behind, gusa mukubita udutwenge you ngo laugh- nguzinaka you laugh at them. ngo cyaraguye. So and so is no longer in the Mana, faith. aho kurira ngo mukore ikiriyo cyo mu Instead mwuka of kitazwi, mourning, abantu bagatangira guseka. you start to laugh at them. Reka mbabwire, nimudahaguruka ngo tuvuge ubutumwa If you aho don't isi igeze, stand to share the good news, simbabesha, not nimudasohoka lying. ngo Babiloni tuye kuyisenyera hanze. if you don't stand, so we go Babiloni break ni Babylon umwuka and uyoboye destroy, isi. which is leading the world. Uvuye kuri Nimurodi Nimrod, wongeye kugaragaza imbaraga muri Egiputa. Bageze muri Egiputa, And he is in kapitale Egypt ya mbere ya now. Babiloni The yagaragaye muri capital Egypte, city was found aho in imbaraga Egypt. z'umwijima zikora, This power of darkness zikomera, working, great power of darkness zikamira abana b'Imana bene Aburahamu bose swallows baramirwa. all the descendants of Abraham Ngo barangize babagenera amategeko, baravuga ati cyambere and gave them laws. First, ntimukemere ko bagwira, don't allow them to multiply. mukore ibishoboka byose Do whatever you mubamareho. can to extinguish them. Icya kabiri, ntimukemere ko bamenyekana ko bariho. Don't allow them to be known. Icya gatatu, muzabakeneshe ku buryo bazabura icyo bimarira, Make babure them n'icyo poor. bamarira Imana yabo. Make them poor so they're useless before their Ibi God. bintu bitatu Babiloni yabikoze, abubaha Imana These three bisanze muri things Egiputa. Babylon has done them. Ariko Imana ishimwe, But ariko glory Imana be yanjye. to God. Nari gusakuza no mu mikoro wa Imana. I was about to shout, but my voice is low on the Maze microphone. munyemerere Imana tuyikomere amashyi. Put your hands together for God. Umunsi umwe gusa, One day only, igihe cy'Imana kigeze, when the time of God came, Imana irarakara, God took over. iravuga ngo sinshobora kwemera ko I cannot accept Babiloni ikandamiza ubwoko Babylon bwanjye, to restrict Yerusalemu my hand. igahinduka ubusa. for Jerusalem to be Ntibishoboka. no more. It's impossible. Ndohereza imbaraga I will zimira send imbaraga my z'abanyegiputa power to swallow the power kugira of the gusanga Egyptians. abanyubaha bongere babeho. For those who honor me to live again. Ayi, mbwirira ukwegereye ngo tuzabaho. Tell your neighbor we shall Isi live byange again. cyangwa ibyemere, abubaha Imana bazagira gute? And for those who honor God Bazabaho. will live again. Amen. Ni ko Imana kuvuga toke Babiloni yakoresheje Farawo. So Babylon used Reka Pharaoh. rero Yerusalemu dukoreshe Moize, So let's use Moses. kandi turamuha imbaraga And we will give him ziruta power iza Farawo kuko beyond the baraturanye, power of Pharaoh. arazizi. And he knows. Egiputa bakoresha uburozi, Egypt inkoni, used witchcraft and gutwara sorcery. inkoni. Yari azi ko abarozi bose ba Egiputa bagira They inkoni. knew that Kugeza using n'isaha a pen, mpagaza
Until nta today, mupfumu there's utagira no inkoni witchcraft without a stick. ntawe. There is no one. Reka mbabwire ngo kugeza n'uyu munsi kineze nta Until mukristo today, nawe there's no Christian. no Christian utagira inkoni. without a stick. Iyo nkoni ni Yesu Kristo. Stick is Jesus. Imana yarayiduhaye. God gave us Jesus. Tukaririmba ngo Yesu ni inkoni yanjye ngira gute ngenderaho. Abizera bose nabo bagira inkoni. He's a stick I lean on. N'abasataniste bose bagira inkoni. All believers have a stick and all non-believers have. Mose yakubise hasi Babiloni ya Egiputa arayisenya kugeza ubwo bonyine bacanganyikirwa. Themselves were confused. Reka nsoreze kuri utu. Let me finish with this. Imana yavuze ati cyambere God said the first. Babiloni yavuze ngo ntibakagwire. They will not multiply. Ndatanga imbaraga mu bagore b'Abaheburayo babyare ku rwego batigeze babyaramo. I'll give Hebrew women to give birth. Mwavuze ngo ntibakagwire. You said they will not multiply. N'uyu munsi monde satanique barahiriye Imana dukorera ntabwo yemera ko abizera bagwira. Does not allow for believers to multiply. Iyo yanabishoboye ikora ikintu gituma bacanganyikirwa bakagwa bakavamo. They cause confusion. Ntibagwire. For them not to Imana iravuga ngo sha bazagwira. They will multiply. Nimumfashe tuvuga ngo tuzagwira. We will multiply. Kimisagara tuzagwira. Kimisagara we shall multiply. Kumbaraga z'Imana gusa ataramaboko y'abantu. Icyakabiri. The second thing. Imana yavuga ngo harya mwaravuze ngo mubamireho ntibakamenyekane ko babaho. Imana yavuga ngo sinzabakura muri Egiputa ntabazamuye ngo baba basitare bamenyekane. Nzabazamura Egiputa yose imenye ko iki gihugu kirimo abubaha Imana bitwa Abaheburayo. Imana yanjye. Imana yarabazamuye mu myaka nk'ibiri. And God raised them within 2 years. Ku buryo Egiputa yose imenya ngo Umuheburayo ni iki. To a point of all Egypt were wondering who is a Hebrew. Kanezeza Mana yanjye. Tituzava mu isi. We shall not Imana itabanje kutumenyekanisha ko tubaho. We got God making it known isi imenye ko abubaha Imana bariho. That those who honor God bazabanza babimenye. They will know it first. Bitewe n'iki? Why? Hari ibizagera ahantu bikananira b'isi bose. Ariko bigashoborwa n'abubaha Imana. But it is possible for them who believe. Ariko Imana nimuyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Icya gatatu. And the third thing. Egiputa na Babiloni waravuze ngo ubateze ubukene bazabura icyo bimarira. Make them poor so they are useless before their God. Imana ibwira Mose ngo ndirahiye. Nta Baheburayo bazava muri Egiputa. There is no Hebrew who ari abakene habe n'umwe. There is no Hebrew who lives ndashaka ko babanza bakagarura ubutunzi bwose babuze. I want them to take over all the wealth. Nibamara kubuhabwa, and after it's given to them, bazabusohokane babujyane. They will go. Umva mbwirira ukwegereye ngo ntituzava mu isi turi ntituzava mu isi turi abakene n'abatindi. We will not this word with being poor. Umva unaniwe kumubwira se urabukunda wowe ntibwakuzengereje. Ariko Mana yanjye reka mbivuge tumaze imyaka myinshi itorero ryarabaye ikintu barizi nk'ubukene. Many years we have been known as believers who are poor. N'amakuru afatika. Good news. Igihe kiraje. It's about time. Aho ubutunzi bw'Abanyagiputa the wealth of the Egyptians buzagarukira abana b'Imana. Will be restored to the children of God. Mu buryo umurestoration umwe gusa. To appoint one restoration afinance ivugabutumwa will finance the miliyoni arenze 10 wenyine gusa. With 10 million alone. Aho umugabo umwe wa Kimisagara one man of this church azajya ategura crusade ya stade akoresha amafaranga ye gusa. With his own funding. Simbivugiye ahangaha ntimuzabibona.
I'm saying this and you will see it. kubera iki Why? Imana igiye kugarura ubutunzi mu bana bayo God is about to restore his kugira wealth ngo babone uko bakorera Imana yabo so they can serve God. ntabwo ari ubwo kwinezeza nk'ab'isi. It is not just to rejoice as people in this world. 2016 nagiye mu masengesho mbwira Imana 2016 I prayed nimba to ushaka ko God. mvuga ubutumwa If you bwiza want me to evangelize, nkuraho ubukene take away poverty, umpa amafaranga yose ashoboka kandi Give me money. nkwijeje ko and I promise you nta faranga ryanje rizanyitirirwa ribaho that there's no yose money that will azaba become ari mine. ay'umurimo w'Imana It nanjye will be for your mprofite service. inyaryeho It will be for your service. ayandi yose azajya aba ari ay'ivugabutumwa I will just feed me and kugeza iyi serve saha mpagaze aha. until today. hari itorero ryampamagaye ngo babuze ibiki n'ibiki kubera ibi by'amategeko ku rusengero byabuze byagize gute fata amafaranga nari mfite mu telefone yose There's a church who reached ndayamwohereza out. namwatoke uyu munsi urare wabishizeho byose wubaha amabwiriza dore ko binadutera isuku nyinshi genda ubikore. That reached out needing some nabwiye things. Imana ngo amafaranga yose I told God nta faranga rizambaho ngo there's hagire no money ikidakorwa that will be mpari. called mine when there is need in the church, in the body korona of abantu Christ. bose bagiye mu mazu twese tujya mu lockdown siko See, during the pandemic, ya everybody minsi was yose ya locked down. lockdown niyo minsi nubatse urusengero iwacu ngenyine parikingi yose nayubatse ngenyine nta wundi uzuhakandagira. I built a parking lot by myself. Purafo yo mu rusengero yose And the ceiling of baje the church, guterana basanga parikingi ihari na purafo ihari nta n'umwe waruzi amakuru. when they came back to church, they found the ceiling down and the parking lot built. n'inzu turayihindura ahantu hamwe inyuma We mu changed the buryo structure. benshi bahageze bakavuga ati Many came. twayobye cyangwa nini handi duhora dusengera. Many came and were astonished and wondered. nta muntu n'umwe mu rusengero nabwiye ngo ngwino ubifa I didn't ask Imana anyone nyabonye for money. ndabikora naza I ndabikora. told God, Bene, if you give me money, I will build the umunsi umwe church. niho nababaye ndavuga ati Imana abakristo batagiterana n'amaturo yaragabanutse dufite kredi ya banki twaguze aho n'amazu ahari ibise biragenda sibyumva. ubu se uri umugabo utegera gusa ku bagore n'abagabo ngo baguhe iyo yashatse wenyine ukayatanga akavaho ibi bikavaho mu izina rya Yesu. muri lockdown nagiye kubona mbona imbari miliyoni 17 kuri konte pa. During the pandemic, I saw 17 million francs on my account narangiza deposited. mu nda turabizi And I said this, nabuze amahoro umwuka yamereye nabi I have no peace. The spirit is bothering me niko nabonye amafaranga afatika because I have ndavuga money. ati reka aya nyakureho I said, imirimo ibaremerereye I'm going to iri imbere move yanyu funds. ibaremerereye murebe uko muyigenza. nahise mpamagara manajya ntumve ejo And I duhure called the person in charge. usibe rya deni urisibe Erase the debt. yose yaburaga Erase- miliyoni 10 na zingahe zaburaga He raised the 10 plus ndazikuzanira million zose nta took deni all of it. Uwiteka ashaka gutunga ryanyu. that God does not want us to have a loan from you. abantu bose baromeye gute mu gihe kibi. And people wondered, Imana se nayizi igihe kibi during the n'icyiza. pandemic, does God, is Imana he ntigira a igihe kibi respecter of ntigira good or n'icyiza. bad season? Nicyo gituma yabwiye abakiranutsi ngo That's why nimubabwire he ko told the bazagubwa believers, neza kandi babwira ngo muzaba mwagiye Babiloni shall ariko be well abakiranutsi while in bazahamererwa Babylon, neza. and believers Daniel shall live yabaye icyo well. atari yarabaye iwabo Daniel said bitewe n'iki yakiranukiye Imana. he honored God and he lived well. ninde unyumvishe tuvuge Who haleluya. heard this? ndavuze ngo Imana okay biriya byose mujye muzabiterure biriya Imana yakoreye abayuda The ni things God profesi did for the Jews is bwari prophecy. ubuhanuzi It was bw'ibizaba a ku prophecy itorero of rya things to Kristo. come in the church of Christ. bahawe Mose They were given tuzahabwa Moses. Yesu. We were given Jesus. aha bakuweho uburetwa natwe tubukuweho bwa shitani n'amateka Second slavery and y'imyuka. laws and the spirits of darkness have been removed. bahawe kugwira natwe shall tuzavuga multiply. ubutumwa tugwire. And we shall preach the news bahawe kumenyekana There shall be kubera no- ibiri kubabaho. because of things happening imvura from urubura them. ko rurakubita Egiputa rugatinya karitiye z'abayuda.
So the kugeza death abantu that was bose atangire attacking kwibaza Egypt ni bantu ki bariya was tubana fearing the Jews. Imana yashaka gusa ngo bazave muri Egiputa baramenyekanye. God wanted them to leave Nicyo Egypt cyatumye after being known. abanyamahanga b'abanyegiputa babakurikiye bari benshi cyane. That is why Baravuga ngo turajyana n'ubu bwoko bufite Imana we shall follow these people igaragara ikora ibintu bingana uku. tangible God. Inkoni zacu ziramizwe iya biratashe. And their stick has overcome. Imana ibahaye imbaraga barabyara mu buryo tutazi. God gives them strength to give birth in unusual way. Noneho bagiye kugenda banatwaye ubutunzi bwose bw'abanyegiputa. And they are taking all the wealth of the Egyptians. Abanyegiputa babimenye bose n'abagore babo n'abana bakurikiye abaheburayo barajyana. Their children and their wives followed the Jews. Mbwirira ukwegereye ngo ntituzagenda twenyine. Tell your neighbor we shall not go n'abariya bari hanze baracyaza. Even those who are outside will aba bagabo baza banyura aha ku muhanda all those on the road baracyaza gusenga barare muno. They will come here. Mana yanjye bitegerezwa kuba It's a must. igihe cyose abana b'Imana babihishuriwe biraba The biremera. children of God have this revelation. It's a must. Nge iyo mbonye miliyoni 2 mpita nkora igiterane mu When I have kibuga. 2 million francs, I organize Nasabye a imirenge crusade. yose ya Bugesera I ask all the sectors in my neighborhood and they iyo mbonye allow. miliyoni 2 When I have 2 million francs, dufite ikimodoka cy'umugabo umwe w'umukozi w'Imana duturanye hariya we have a huge cyabongereza car, kivuga butumwa imodoka 2 2 cars that bifite can go ibyuma around. sonorization yose ivuga stade yose. They have a huge Ndambwira sound toke system. ibindi bisigaye ni essence n'amazutu dushiremo ahasiga andi fuel. mafaranga ndayafite amapibirise n'ibiki dukubite mu kibuga. And we go around Ikibuga kikuzura abantu and the field is full of people. magana akarara yakiriye Yesu. Hundreds receive Christ. Insengero ziraho urusengero rwari rufite abantu 100 And the church with umugoroba 100 umwe people, tukaruha abantu 200 and we give them 200 bakiriye people who have Yesu. received Christ. Hari urwo twahaye 300 bananirwa no gukwigwa mu gasengero There's a atangira church we gave 300 kumpamagara. members and they could Ati not. mwamfashije ku rusengero rubaye ruto nti ibyo wimenye ngewe icyo ndeba ni imitima naho iby'inzu nushaka uzabasengeshereze hanze. Gira services zitandukanye abo have bose bakiriye different bagiri yabo abo church warusanga ngo services. bagiri yabo. Nibamara gukomera uzabone And after they are kubavanga strengthened, buri wese azajya ahashaka. Just mix them so they go wherever they want. Kuva mbitangiye siho na Kenya ngo Ever nuko since nafashe I amafaranga started, yose. Rwose kuva nabayeho ahubwo aho nabitangiriye Ever since I started this niho crusade, nabonye ahubwo byoroha kuruta indi myaka yose I found nabayeho. things being done easier than before. Sinjya ntegereza ngo paka bagire guta nabwiye Imana I don't gusa wait. I told keneye God, ubutunzi bwo I kugarura need abayobye wealth to bring back your uko people uzayampa into your house. niko nza okay bamwe hano kumwatangira ubwo ngo no sinye zavuga ubutumwa gute. Some of you are starting to wonder, how will I take the news? Mwabagabo nawe mwabadamu ariko gitangaza mbarahiriye Imana nimba mufite umutima wo kuvuga ubutumwa kubwira I abana promise that if you have the heart ukaba to udashoboye speak the kuvuga nta good, mpano ufite like you cannot speak because you ukarahirira are Imana not a ngo good Mana speaker. mu butunzi uzampa With the wealth that you have given me, zayatanga yivuga butumwa. I will give to evangelism. Ariko natanga hari ahantu nagiye kuruhuha place I nagiye visited. ari umuntu umwe watanze amafaranga yose azahakora nimba ari One person miliyoni raised all the zingahe funds. zirenga 3 Over 3 millions. azitanze yansanze ku office When he gave the funds, ndabona he ibiterano found me at the ukora office. ngaya He said, I see the ureba things ahantu you do. muvuge njyewe sinzi kuvuga ubutumwa I don't know how to n'umugabo preach. akora akazi keza gakomeye nawe aranakomeye. Together with the Imana husband, yangiriye they ne came and sinzi found. kuvuga ubutumwa I akira don't know how to preach the news, but miliyoni zirenga he 3. is 3 millions and nanjye above. mpita njya kuruhuha rero mfata stade yaho And I went and hired a shingamo bya stadium. bimodoka I put all the nohereza amamodoka icumweru cyose azenguruka umujyi wose akanyura no mu isoko hagati iminsi yose y'amasoko and the publicity was atumira made abantu bigiye around the kuba markets, the neighborhoods. baruzuye barohagara mu ikaburimbo bamwe akazajya mu biti. They filled the stadium and some climbed trees. 1,080 bakira umwami Yesu umunsi umwe 1,800 people received Christ ku in one night mafaranga ya famiye imwe because of one family who founded this. twahashinze itorero rirahari We ko started tubasha a church. kuryubaka ngo tuve aho dukose kuko ni ikibanza harabagitanze
Because we want to build our own. naravuze ngo kuri iryo torero amabuye ya fondasiyo uzashyiraho ibibuye binini ahantu I will put huge nandikeho stones amazina and put the name y'abafondateri b'iryo torero nandikeho amazina y'uriya muryango of the founding members of that family. batakinariho Even if they're no nanjye longer, ntakiriho and me when I'm gone, abazahasengera bose everyone who prays, bazamenye aya mazina y'aba bantu they will know the names of this abana bo family n'abuzukuru babo for their baze children and bamenya grandchildren to baze know baje gusoma amazina ya and basekuru read the y'ibyo names of bazakora their forefathers. ngaya amateka abandi basiga That's the story people are leaving behind. nimuhaguruke dusenge tutaguma Please stand so we pray. ejo mugende mushize amanga mufite agahinda ko mu mutima So go with boldness and sorrow in your heart, murizwa n'abantu b'abanyabyaha muvuga ati Imana we saddened by the duhe imbaraga unbelievers, bagaruke and ask God to give you strength. mubabwiriza nta bintu byinshi Don't iyo tell gusa them ubwiye a umuntu lot. ukanamubwira ngo uzi ko Yesu agukunda Just tell them, do you know that Jesus loves uzi you? urukundo rw'Imana rukuriho Do you know the love of rwakurinze God? imyaka yose Do you know the love of God that's been available gusa for utangira years? ubabwira ineza y'Imana nta magambo y'iterabwoba Start telling them the ngo goodness of utangirire God ku muriro ngo muzasha without utangiriye aho rwose threatening them that they will ntubabona perish. tangirira mu mbabazi n'urukundo Imana Tell ibafitiye them about the forgiveness of umugambi God, mwiza w'Imana wo kubarokora the yohereje great plans Yesu of God that He sent nimurangiza Jesus. muwabwire ngo iyo akoherereje Yesu And tell them whoever sent izabura you gute Jesus, kuguhindurira amateka how yandi much more will He not change your story? nyuma bamaze kuba interese bumvishe And once they're ubone interested, kubabwira ko Imana yabwiye Yeremiya 21 no ku 8 ngo imbere tell yanyu them hari inzira that Jesus ebyiri said in Jeremiah ubabwire ngo 21, twese before imbere you there are yacu two hari ways. inzira ebyiri There are two ways hari before inzira us, y'urupfu the n'inzira way of y'ubugingo life and the way of ubu death. dutuye mu Rwanda bamwe barahise mu muhanda w'urupfu abandi bari mu muhanda w'ubugingo none Some uhisemo have uwuhe chosen nshuti the yanjye path of life, others the path hanyuma of urebe death, iyo baja urebe iyo bari bugane and see what they will choose. ikiruta byose ni uko umwuka w'Imana aba abirimo kugira ngo The Spirit abyikorere of God is within that to make it happen. kunda kare yasoreje avuga ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku And finish mperuka that I am with y'isi you always. muzamure ibiganza dusaba imbaraga mu izina rya Lift your hands Yesu so we can ask power in Jesus' Mana name. yacu dusabye imbaraga z'umwuka tubashe gukora ibyo waturemeye n'ibyo watuzaniye ino turi mu isi ku mpamvu zo kugira ngo tuguheshe icubahiro niturangiza tukugarurire bariya bose batakaye umwanzi yafashe kimisagara barabyemeye barahari ngaba bemeye gusenya Babiloni Yerusalemu kubakwa ayi Mana ya bagiye kugarura abantu ngo bafate umuhanda wa Yerusalemu y'umwuka Babiloni kubitwe hasi ndabibona Babiloni mu itangiriro 11 nkabona mu byahishuwe 18 Babiloni iguye yikubise hasi igihe niki ngo ubwami bw'umwijima busenywe ubwami bw'umuco buganze mu mitima y'abatuye isi no muri iki gihugu Mana ngushimiye kugiye kuduha imbaraga wavuze ngo icyakora muzahabwa tuzikeneye none abagiye mu ivugabutumwa indimi zabo zizavuga ibirenze ibyo batekereza lelamfonega lekaya Yesu umuriro wake mu mitima y'abantu bamenye impamvu bagiye mu bwami bw'Imana nibarangiza binjizeyo n'abandi ndagushimiye kuko zibikomeye muri twe Yesu we reka nsaba abantu biyemeje kujya mu itsinda ry'ivugabutumwa biyemeje kujya mu itsinda ry'ivugabutumwa muri special force ndashaka abo bantu baze hano imbere gira tubasengere iminota 5 abantu bumva ko biyemeje bagiye kuvuga ubutumwa ubuzima bwabo bwose muzajya mupanga igihe muzanashireho niba ngombwa n'ikigega cy'ivugabutumwa muze mugeragere mushinga ibyuma mu dusenta tw'urumogi n'ibindi hanyuma mugende muzana abahanzi igisubizo bariya nicyo baherewe ariya majwi
nabwiye abaririmbyi reka I nabivuga told the singers, I'll say this again. nintumira abaririmbyi mu giterane cyo hanze akanga kuza If I invite naravuze singers and ngo they refuse to come, nzarinda njya mu ijuru ntongeye kumutumira I will go to heaven without inviting them again. kuko Because abaririmbyi batagira umutwaro singers bakunda without ngo a baririmbire ahantu heza hari aba VIP worshippers without a burden who abo choose ba where VIP to ko go. bakijwe murabashaka hiki If those who are saved, why do you need them? ego nimuze mwatse umuriro revive izamuke Yes, ariko come and see nihagera the gusohoka but when it comes nicyo to go, mwaherewe ibyo bikoresho aya majwi n'ibikoresho that is why you muzabazwa have been given the gift of worship to go to the unbelievers. tugiye gusabira aba bantu We are going to pray for these people. reka nsaba umushumba afate I will ask mikorofone the pastor to pray aze hano imbere yabo agira tubasengere so we can pray for them. ntaba rimwe mugiye kuzongera kugaragara Not you, kristo yireme muri mwe but Christ in you. mugire agahinda mutigeze kugira So you may akabarimbuka have a burden that you never had nimurangiza before. And muvuge n'amajwi yanyu say with your own voices. wivugire gusa mubwire mako ushoboye Say with your hanyuma own ureke voices. utegereze icyo umwuka agiye gukora kuri uwo muntu And wait to see the Spirit work in that person. ibi twe twarabikoze turabikora hariya We have done it and still tukigabura doing abagore it. bakamanuka ukwabo bagabo ukwabo We split teams, kandi ubwo women tukagira and men, babiri 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 And they cyangwa go in babona ko pairs. batabishoboye bagashaka uwa gatatu bonyine and sometimes they even add the third person. ndebera aho bashaka kugenda itsinda ry'abantu 30 See, ariko 30 ku people. cyumweru bakaza guterana abantu barenga 80 hafi ijana bakurikiye babandi n'abandi bakijijwe batabashije kuza And out of 30 people, they bring almost 100 people on a Sunday. kwicara mu rusengero gusa gutya no mu mago yacu ni byiza ariko ntibihagije Sitting in the church and in our homes is good, but it's not enough. mumanike amaboko mwakire impano Lift z'umwuka your hands and receive mwakire the kubaho kwa Spirit. kristo muri mwe Receive the life of amaze Christ abakoresha in you. ibikomeye And let Him use you mightily. oh yes pastor audit hagarara inyuma yabo ugendagenda inyuma yabo yes. ugendagenda inyuma yabo mama Yes. fifi ugendagenda inyuma yabo tubasengera mana mu izina rya yesu Mwami Yesu aba turabazanye imbaraga ngaba imbere yawe ababa buzuza uwo mwuka imbaraga impano we ibitangaza bizagumana n'abizera lelela mfoniga moto wa injili moto wa Bwana mwijuru no mwisi gendana n'ubwoko bwawe sohoza icyo Yesu we bakoreho sohoza basige Yesu we hagarara nabo gendana nabo buzuze Yesu bahindura ibirimi by'imiriro bagende bake bamurikira amahanga bakoresha iby'ubutwari mwumva icyo Imana imbwiye haleluya Listen to what Imana irirahiye ngo si hano gusa bamwe muzavuga I ubutumwa swear, not just here. muri will me you iri evangelize. tsinda na Aziya muzajyayo Erope muzajyayo abandi Amerika bazisangayo na Australia mubigira ngo ni ibisanzwe ariko muzatungurwa n'ibyo Imana izabakoraho bivuye gusa kwiyemeza no kubikora bisanzwe hano bigatuma Imana ibaha amahanga mukayabwiriza abandi muri mwe Imana yemeye kubakiza n'indwara zanyu kugira gusa ngo mubi bikoresho bizima bitwaye imbaraga zayo ibyo muratangira kubyibonaho n'uyu munsi uratangira kubyumva igicumwe wumva impinduka zibaye mu buzima bwawe abandi wari ufite ubwoba bw'ubuzima ukajya wikeka n'urupfu ndagutangarije ko nta rukuriho ndagutangarije ko ibyo bihe bibi wakekaga nta bihari Uwiteka umuco wiwe urakumurikiye umwijima wose wari ubatwikiriye uvuyeho haleluya niko Uwiteka mbwiye imbere yanyu
Mana mu izina rya Yesu izina rya Yesu turabagutuye guhera uyu munsi ubagenza uko ushaka ijoro n'amanywa abazagenda mu gitondo uzabaherekeze abazagenda nimugoroba uzabaherekeze abazagenda ku manywa uzabaherekeze abazatanga amafaranga yabo uzagomorora imigomero yo mu ijuru baha imigisha bahinduka ibikoresho ababayere mu bwabo ayigitare we ndagushimiye ko batinyuye ubamaze ubwoba kandi ubahaye gushyira amanga kandi ubateye iteka mu buzima bwabo ubahaye na finance bonyine bazajya nibasanga n'ababuraye babagaburire mubyumve neza ababishoboye muzagende mwitwaje byibura 2,000 cyangwa 1,500 ejo muzahura n'abantu bababwira ko no kuburara baburaye muzahura n'ababwira ngo ntidufite icyo turi burarire n'uyu munsi urukundo rwanyu nyuma y'ibyo mubabwiye akabona mu muhayiki icyaye agaburira abana be icyo cyonyine n'ubuhamya atazibagirwa n'ubuhamya atazibagirwa muzabyitwaze niba ngombwa ni muhura ubifite wese mubihe umuyobozi ubayoboye muyegeranye hanyuma mumenye uko mukora ibyo bintu neza kuri abo bantu kuko ndababona imbere yanyu muhura nabo hanyuma akishima ibyishimo ataraherutse kwishima kubera abonye urukundo rw'abantu atazi data tugukomeye amashyi kutugiriye neza urabikoze icyubahiro ni icyawe ibihe byose mu izina rya Yesu umwami wacu amen 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 murakoze cyane suza mugenzi wawe abo mwazanye imbere mubwire ngo ube special force uri za ngabo zihaguruka vuba kandi Imana izabashoboze izabakoreshe ibyo butwara asante Imana ibagirire neza God bless you. Imana ibahe umugisha. May God bless you.